cyungo n'umuco ahubwo mu Rwanda umuco hari nuko umuhunga kwa nubundi irubavu barakwa ariko kugira ngo aze kugukwa akwemeranyire kubana nawe nuko ugomba kuba ufite ibyo bintu ikibitera rero n'ubukene abahungu bo mu Rwanda bo barakinye nta mirimo bafite kandi abakobwa barashaka kurongora abahungu muvuga ati FDLR ya Kagame na Kabarebe birwa bavuga ngo nizirakorotana na zahabu birwa bacukura muri kiriya gihugu ngo niyo FDLR burya ngo niyo baba bakurikiranyemo hari gaho rero nguko TV dufite nuko Buravani yari yaranze kugendera kuri condition babahaga ndetse atangira kwitandukanya nabo gake gake hakaba harabonetse amashyari rwose akomeye ku bikombe yagiye gukana ndetse akaba yarafite n'abafana benshi ubu Kagame na Tshisekedi ni nko gufata imbeba n'ipusi ukabyegeranya kwangana kwa guverinoma zombi cyane cyane ubushotoranyi bw'u Rwanda bujya bushyira abareberi muri Kongo babafasha bakabaha ibirwanisho bakirwa basahura Kongo bica abaturage baho ubu rero Tshisekedi we uyu yagiye ku butegetsi yarahiriye imbere y'abaturage ko agiye guca ikibazo cy'intambara muri Kongo burundu akagihagarika n'abareberi akabaca muri kiriya gihugu cyane cyane b'abanyamahanga ugeze nk'icyangugu wasanga abazayirwa baje guhahira mu Cyangugu bakongera gasubirayo nta na passport abanyarwanda nabo bakambuka bakajya i Bukavu bagahaha ibintu azavana y'ibintu bangwa mukogura uri ahantu hari abantu hatari ibintu azahera kuzika iwabo niyo waba uri mwiza udafite amafaranga n'ibishoboka mu Rwanda ikindi twongeye kubasuhuza bakunzi ba channel yacu Iminyuza TV umunsi nibwo tugarutse dusesengura cyane imibanire mpuzamahanga y'u Rwanda tukareba no mu gihugu uko ubu byifashe ku mutekano w'umuturage n'imibereho y'umunyagihugu. Uyu munsi rero singewe njyenyine kuko uyu munsi ndi kumwe uyu muramumenyereye cyane Majyambere komera karibu rero mukomere cyane turi kumwe. Uyu munsi nawe araza kumfasha kuri ubu busesenguzi cyangwa se kunyunganizi turebera hamwe igihugu cyacu aho gihagaze mu mpande zombi politike diplomasi n'amahanga cyane cyane turibanda mu karere tuze no kugaruka mu gihugu hagati ku mutekano w'umuturage uhagaze wongera ijwi bakunzi bacu rero bacano turaza kuvuga kuri iyo ngingo ubu tugaruke kuki tubanzirize kuki turatangirira ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda n'amahanga nyuma turaza kubabwira rero ku mutekano hagati mu gihugu rero imibanire mpuzamahanga icyo twavuga turaza kugaruka tureba ku bihugu by'abaturanyi ku mpande zombi cyane cyane twibanda ku mupaka y'ibihugu bituranye n'u Rwanda turebera hamwe intara ku yindi uko ibihugu bigenda bihana imbibi n'u Rwanda akamaro abaturage bari begeranye n'iyo mipaka uko bari babayeho nuko babayeho ubu ngubu n'ingaruka cyisa cyangwa ni nyuma yaho bagabanye abonetsemo runtu hagati ya leta y'u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi ni ingaruka ki ni imibereho ki cyangwa se yazanye iki mu Rwanda abanyarwanda bo babanye gute n'abaturanyi. Reka tuvuge umubano mu gihe cy'ingoma Habyarimana
tuzanishe n'iki gihe cy'ingoma ya Kagame. Urebye mu gihe cye, dufata urugero ku igihugu cya Kongo aricyo twari tuzi ko cyitwaga Zaire, tukigeranye hamwe n'ububanyi bw'abanyarwanda n'abaturage ba Zaire kera kuko bwari turebe ingoma y'uyu mugabo Mbutu Seseko uburyo yarabanyeho neza n'umuntu Habyarimana, noneho tubizanishije ubu ngubu Tshisekedi na Kagame ubigifashe gute. Turebye rero kera ku ngoma ya Habyarimana, abakongomani, abazayirwa n'abanyarwanda bari inshuti zikomeye cyane. Ugeze nk'Icyangugu wasangaga abazayirwa baje guhahira mu Cyangugu bakongera bagasubirayo nta rwatsi na passport. Abanyarwanda nabo bakambuka bakajya i Bukavu bagahaha ugasanga hakurya muri Zaire hari abacuruzi b'abanyarwanda bacururizayo, no muri Rwanda ugasanga harimo abacuruzi b'abakongomani bari bacururizayo. Ugasanga banashyingiranye nta kibazo, babanye neza. Nko ku bicuruzwa twavuga u Rwanda rwakuraga muri Kongo, urabona habonekaga amamesa, aricyo amavuta bita amamesa, hakabonekayo indagara n'ibihingwa bimwe na bimwe. Deja hari n'abanyarwanda bavuga cyane cyane baratuye ku mipaka y'ahangaha za Rubavu bakajya guhinga muri Kongo kuko bwari ubutaka bwira cyane, bakajya guhinga kandi bakasarura bazana mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu ngubu siko biri, ntago ubu ubizi kera, ubu siko biri. None ubu ngubu uratubwira uko bimeze ubu umubano w'abanyarwanda ubu Kagame na Tshisekedi ni nko gufata imbeba n'ipusi ukabyegeranya. Kwangana kwa guverinoma zombi, cyane cyane ubushotoranyi bw'u Rwanda bujya bushyira abareberi muri Kongo babafasha, bakabaha ibirwanisho, bakirirwa basahura Kongo bica abaturage baho. Ubu rero Tshisekedi we uyu yagiye ku butegetsi, yarahiriye imbere y'abaturage ko agiye guca ikibazo cy'intambara muri Kongo burundu, akagihagarika n'abareberi akabaca muri kiriya gihugu, cyane cyane b'abanyamahanga. Hariho umva ya FDLR, sinzi yo nimba itakiriho, ariko leta y'u Rwanda yerwa ivuga ngo FDLR yikurikiye muri Kongo. Ariko hari umunyasesenguzi umwe wigeze kuvuga ati FDLR ya Kagame na Kabarebe birwa bavuga ngo nizirakorotana na zahabu birwa bacukura muri kiriya gihugu, ngo niyo FDLR burya ngo niyo baba bakurikiranyemo hariya. Gaho rero nguko imibanire ubu nta munyarwanda ushobora kwambuka ngo ajye ave Rubavu ajye muri Kongo, ntabwo bikunda. Baravuga ko kandi abantu b'abacuruzi b'abanyarwanda bacururizaga muri Kongo bose bamwe babatwikiye amaduka, abandi barabica babikana mu Rwanda bose. Nuko nyine ni ukuvuga ngo Kongo kuri ubu munota ntishaka umunyarwanda muri Kongo. Hejuru ya buriya buyobozi dufite ubuyobozi bubi, leta y'u Rwanda bose turayinenze kuko ntacyo yaje irusha izindi leta zabanjirije, ahubwo nayo yaje isonga abanyarwanda, nta na kimwe, ahubwo yo yaje ikabiriza. Sinzi ko izavaho hari umunyarwanda noneho uzaba ari muzima, azaba afite tuzaba dufite n'ibibazo bya trauma cyangwa se ibisigisigi tuzasigirwa n'iyi leta, sinzi aho tuzabivurizwa. Ni ukuvuga ko kandi umunyarwanda n'umukongomani ubu ngubu ni nkaho bameze nk'abanzi, bameze nk'injangwe n'imbeba. Nk'uko nyine kubera za leta zombi, cyane cyane twebwe tunashinja tunanahamya ko leta y'u Rwanda iyobowe na FPR Inkotanyi, ariwe Kagame nyirabayazana, ko ari we utugejeje muri aya makuba yose. Aya makuba yose niwe yadushyizemo, tukareba cyane no ku Burundi. Wenda tubare koko Kongo ko yiyenza ku Rwanda hari ibibazo n'ibindi.
ku Burundi ho rero sasa se twavuga ngo iki? Ku Burundi ubu naho aho uriya Peter Nkurunziza amaze kwicirwa, ubu nanone umunyarwanda n'umurundi babaye nk'injangwe n'imbeba. Noza perezida w'u Burundi ni waciye umugani uti ngo nta kuba inshuti n'indyarya. Ubwo rero muramuha mubyumva, leta y'u Rwanda ni indyarya nyine, ni indyarya, ni imunga. Ariko se noneho umubano w'u Rwanda n'u Burundi kera ku ngoma ya Habyarimana na Ryamira Ndadaye n'abandi bose bagiye bayobora u Burundi, ku mibanire yabo icyo nge navugaho, abanyarwanda nitwe twabyungukiragamo kubera ko ibyo kurya niho byavaga nk'uburisho, twavuga nk'isambaza zavaga mu Burundi nyinshi cyane, nyinshi pe, ku bwinshi, imikeke n'ahandi hantu yaturukaga. Ariko ubu ntabwo mu Rwanda nta bicinjira kuko byinjiye ngo byinjiye fraude, polisi y'u Rwanda bahita bakukubita urusasu kubera ko winjije ibyo kurya. Mwarabibonye, hari abo bagiye bapfa rwose bazira ibyo bintu. Ubu ngubu ni ibintu bikomeye cyane, ariko ndanibaza leta y'u Rwanda cyangwa se abanyarwanda, iyo leta yiri gutubwira ngo ni ishyari, ngo ibihugu ngo biba bifitiye u Rwanda, ngo biba rurimo rutera imbere, ngo ni ishyari baba bafite. Kongo yagira ishyari u Rwanda, n'u Burundi bukagira ishyari u Rwanda, n'Ubuganda bukagira ishyari u Rwanda. Reka noneho tuvuge ku mubano w'Ubugande n'u Rwanda mu gihe cya Habyarimana na Museveni. Turebere hamwe Banyarwanda uko umubano wari umeze gute. Iyo urebye muri makeya, Abanyarwanda, Ubugande ni igihugu cyakize kuva kera, cyari gifite ubutunzi ku buryo wasangaga Abanyarwanda bava mu Rwanda bakajya gupagasa mu Bugande bakamaraho igihe. Ndibuka ko kera wajya kubona ukabona umuntu aje mu Rwanda azanye acanye itara ku manywa, ashaka kwereka papa wanjye akiriho, izi nyanga biberanya zitaramuhotora, inkotanyi zatugeze imfubyi, zatugeze iki. Yatubwiye ukuntu yagiye gupagasa ari umusore, kandi aragenda biramuhira. I Buganda aragenda arapagasa, araza kuramo ubukwe, arashyingirwa, aratubyara. Ariko ngira ngo ubu siko bimeze, ubu siko bikimeze. Ubwo urumva imibereho ya kera, kuko n'impunzi zari zarahunze, abo ngabo bari bo bagize FPR, baje no kwibagirwa iyo baturutse bakajya kujya kuhana inyanduzi karokuba bashira ibibi. Bo bari barahunze bahabwa amahoro, Habyarimana ageraho anabasabira ko bose bakwibera iyo bashaka, bakajya binjira mu gihugu uko bakeneye. Ntabwo yigeze abahotora, yari afite uburenganzira bwo kuba yatabaza UN, kuko bamwe bari bamaze kwinjira no mu nzego za leta za gisirikare z'igihugu cya Uganda, hari abagabo bakomeye b'abanyacyubahiro. Yari afite ubwo burenganzira, bagakina diplomasi, bakabaca intege. Ariko ibyo yarabyihujije, arabyihorera, nuko bamuhemba kuza kumukura ku butegetsi. Byo Habyarimana nabyo ni birebire. Za guverinoma zose nyine, leta y'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, ntabwo dufite inyota, Abanyarwanda dufite inyota ya leta cyangwa y'ubutegetsi bwiza, bufite politike nziza iteza imbere Abanyarwanda, nta vangura, nta Banyarwandakazi mukuru iki kiganiro cyacu hano kuri radio televiziyo Iminyuza TV. muriyumvira ukuntu umubano w'u Rwanda n'ibindi by'ibituranyi wari uryoheye, donc abawumva wari uryoheye amaso, wari umubano mwiza cyane ushimishije.
ariko kuri uyu munota turi kuvuga umubano w'u Rwanda n'Ubugande ugeze kure aho nta mugande ugihonyora he mu Rwanda nawe nta n'umunyarwanda ugihonyora he mu Bugande ni ikibazo ahubwo abagande bo bangira ngo umunyarwanda we yajyayo ahubwo kuva umugande kuza mu Rwanda ni byaba ari ikibazo gikomeye kandi twiyumviye yuko kera abanyarwanda bajya gupagasa mu Bugande mu bihugu by'ibituranyi kuko ndibuka ko nanjye papa yigeze kujyayo akiri umusore niho yakuye amafaranga yaje kugira ngo ajye gukwamama urabyumva bavuga ati mu Bugande hari abaturage beza abagore bubaha abagabo bajya kubahereza icyo kurya cyangwa icyo kunywa cyangwa amagati tujye ku meza akabanza agapfukama abagore byo numva twasaba rwose abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rw'u Rwanda tugifite amahirwe iri terambere rya interineti ryaje ry'itumanaho niryo tugomba kujya duhuriraho tukungurana ibitekerezo ntiduheranwe n'ubwenge bw'abanyepolitike bashaka kugira ngo batuyobye ku nyungu zabo tugomba kureba icyiza ubu kikwiriye u Rwanda n'abanyarwanda bifitiye inyungu u Rwanda n'abanyarwanda imibanire mpuzamahanga kuri leta y'u Rwanda ubu twagera ko harimo X bikaba bishobora no kubiviraho iherezo ry'iyi leta iriho kuko ndimo ndabibona vuba cyane rwose ngewe mbere yuko turangiza kubyerekeye umubano w'u Rwanda n'amahanga ntabwo dushobora kubagirwa igihugu cya Tanzania nacyo ni igihugu gikora ku mupaka w'u Rwanda reka turebe muri no mu gihe cya kera uko u Rwanda n'igihugu cya Tanzania cyari kimeze hanyuma tuze kureba muri iki gihe uko bimeze bavugaho iki cyo navugaho ko gihe cya kera amateka ariho nuko u Rwanda rwari 20% by'ibiribwa byinjiraga mu Rwanda nabyo byaturukaga Tanzania twavuga nk'ibitoki twavuga imyambaro za peteroli esase y'imihanda ya za Rusumo iyo ngiyo hari ahantu heza cyane ujya za Dar es Salaam hari iriya mihanda ngira ngo nubwo leta y'u Rwanda ivuga ko Habyarimana ntacyo yubatse ntacyo yafashije igihugu ariko uriya muhanda wari uriho kandi nyamara uriya muhanda wari utunze u Rwanda ndetse igihe cya Nyerere bari banabanye neza igihe cya Nyerere yarabanye neza na Habyarimana ku buryo u Rwanda rutarubayeho nabi nta nzara yari iriho abanyarwanda bajya gupagasa n'ikimenyimenyi binjiraga muri Tanzania nta visa baguze nta pasiporo berekanye urupapuro rw'inzira gusa rwabagaho nka laissez-passer ukinjira gusa nta rwikekwe ukagenda ugapagasa uta muri Tanzania ukajya kurima ugahinga ugasarura ukaba wazana umusaruro wa mu gihugu ugasubira muri Tanzania igihe ubishakiye ariko ubu siko biri kuri leta ubu ngubu twavuga kuri iyi leta y'uyu mumama uyoboye Tanzania ntabwo ariho bizambiye byahereye bizamba mu gihe cya Magufuli niho byazambiye cyane urabona ko igihugu cya Tanzania ni ikibanyi cy'igihugu cy'u Burundi barabanye cyane n'abarundi mu gihe rero u Rwanda rutumvikana n'u Burundi ntago rwashobora kumvikana na Tanzania ako kantu bivuze ko rero u Rwanda ruri hagati nk'ururimi ruri hagati y'amenyo nuvuga kandi ko ibi bintu bitari buze gusiga amahoro ku gihugu cy'u Rwanda ndetse tukanagaruka kuri inzara turimo tuza kuri iki gice cya kabiri tuza kuganira ku mibereho y'umuturage n'umutekano umutekano cyane turibanda ku mutekano wo mu gifu umutekano wo mu gifu niwo mutekano wa mbere nawe uri mu mutekano ya mbere burya umuntu akenera mu buzima iyi mibanire mpuzamahanga cyane cyane ibihugu by'ibituranyi ikaba ariyo ntandaro y'inzara n'ubukene n'ibihombo bikabije ku bacuruzi b'u Rwanda n'abaturage muri rusange ni ukuvuga ngo ibicuruzwa byarapanze kubera igihugu cy'u Rwanda nta mubano gifitanye ni commerce
n'ibihugu bya East Africa baturanye, bigatuma rero abaturage bagira inzara bakagira ibibazo, kandi ni igihugu enclave, tukita ni igihugu kiri hagati kidakora ku nyanja, gikenera ibindi kugira ngo abaturage kibashe kubaho. Uvuga ngo ubucuruzi buri hasi cyane, ifaranga ryataye agaciro kubera nta bintu byinjira cyane. Ni ukuvuga rero ngo igihugu banyarwandakazi, igihugu cy'u Rwanda aho kigeze ubu ngubu gifite ibibazo bikomeye cyane, ni ukugisengera naho amasengesho yanyu banyarwanda kugira ngo u Rwanda rwacu tukareba ngere ruve mu bibazo rurimo, urebe ikintu cyo twarebeho, kubera umutekano muke leta y'u Rwanda yagumye iteza biriya bihugu, kwica abaperezida babo, kwica abaturage babo. Ubu leta y'u Rwanda, bamwe mu bayobozi babo barashinjwa miliyoni hafi 5 z'abaturage bapfuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo nicyo kibazo nacyo cyaje kikakururuka, bakajya guhotora cyangwa se no gutesha umutekano muke mu Burundi, bakageraho babicira n'umuperezida. Aho bagiye bafatira mbarigo rero y'u Rwanda, bafunga imipaka, hakaba ari impamvu inzara yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko n'ubundi yari isanzwe ihari, kuko FPR yikorera mu mifuka y'abanyarwanda, yo yikoreramo bakoramo ishaka ikabasagurira burya. Ibyo byose rero byaragiye birinjira, ubukene burazamba, buba bwinshi cyane mu gihugu. Agashya rero niko tugiye kujya tujya mu dushya. Rero reka turebe ku mutekano hagati mu gihugu w'umuturage ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, bimeze gute? Aha rero dufite amakuru agiye atandukanye muri Rubavu, ni mu ntara mu majyaruguru, muri Gisenyi, Rubavu. Hari agashya, ni ukuvuga ngo umukobwa niwe usigaye ushaka, niwe kugira ngo abone umugabo, ngo ni ukuba afite amabati, afite moto, akazana n'ibishyingirwa byose. Ibyo bishyingirwa bigomba kuba birimo amabati na moto cyangwa igare. Ubwo ni ukuvuga ngo byabaye nko mu Buhinde nyine Banyarwanda, umukobwa niwe urongora. None mu Rwanda byabaye wenda mu biriya bihugu by'Ubuhinde ni umuco, noneho mu Rwanda ho ntabwo ari cyo kibazo cy'ungo ni umuco, ahubwo mu Rwanda umuco hari nuko umuhunga kwa n'ubundi i Rubavu barakwa, ariko kugira ngo aze kugukwa akwemeranyije kubana nawe nuko ugomba kuba ufite ibyo bintu. Ikibitera rero ni ubukene. Abahungu bo mu Rwanda ubu barakenye, nta mirimo bafite, kandi abakobwa barashaka kurongora. Abahungu mu Rwanda nta kazi, nta mirimo bafite, nuho nta mafaranga. Ubwo rero baraprofitira ku bakobwa kubera ko bashaka kurongora, babatiteze kuri natwe tubona abagore. Noneho kandi akareba kuri wa mukobwa uva muri ya famiye ikiza, ifite ibintu azavana y'ibintu. Wa mukobwa uri ahantu hari abantu hatari ibintu, azahera kuzika iwabo. Niyo waba uri mwiza udafite amafaranga ntibishoboka. Mu Rwanda ikindi kihavugwa ni inzara iraca ibintu Banyarwanda. Inzara iraca ibintu, noneho urubyiruko cyakoza ndongera nkashimira cyane cyane urubyiruko rw'u Rwanda bari mu gihugu, bafite byinshi cyane bari guhindura. Ejo bundi wumvishe ukuntu bafashe umukobwa ngo